noneho umugabo amenyekanye mu kuramya no guhimbaza Uwiringiyimana Theogene bose babireba yafashe abapasiteri bose bamuhaye urwagwa, bamuhaye imibiri, abahaye ba nyina. Wowe twari kumwe uzongera umbone turi kumwe, ibyo bicucu. Aya ni amakuru turi gukura mu mwoyo w'inda y'isi. Bose babireba ubwo yakoraga ikiganiro kuri Bose Babireba TV cyangwa channel yashyiragaho indirimbo za gospel zimwe yakoraga aririmba aramya Imana. Muvandimwe nk'uko byumva yagiye afata amarira, niba ari ibitunguru yisize bimwe byasabiye asigaga abantu ku maso, nibyo byakomeje kuducanga. Ararira, arahogora, aratukura n'amaso, agira ati ikintu kuje amaso ntago ari byiza, nta nubwo nishimye, nta nubwo ari korasi ndi gutera, nta n'ikinejeje na gato, ahubwo ni ibintu byinshi bano bapasiteri bankoresheje, banywesha konyage, imbutabuta ndetse n'inzagwa, na yewe muntu yewe ngo nazo yarazisomye, kandi umugore we yaramubwiye ati nyamuneka kugira ngo uzasome inzagwa reka sigaho, wowe uzajya ufata ibyana ubicecambuwe, ufata umwe ku wundi ugarike. Nakubwira iki? Ariko ibyo gusoma kuri konyage n'ibindi n'imbutabuta, ibyo ngibyo ubiharire ba nyirabyo, kuko iyo ubisomye mba mbona usa ukundi kuntu, mba mbona utari umuntu ahubwo uri igisimba. Theo Bose Babireba yongera kugaruka ku bitaro ngo byo bamubyarije by'Ikibungo nabyo abiha ba nyina. Rwose ibintu bikomeje kuba kasamutwe kuri ino mihanda. Nanjye nabikubise amaso ndavuga nti njye n'umuvandimwe ko tuzi gusesengura, ko tuzi gucacambuwa, ni gute tutabigeza ku bantu? Amakuru nkesha umwoyo w'isi ngo nuko Uwiringiyimana Theogene bamujyanye, bakajya bamujyana mu marogi, aho yabaga agiye mu cyumba cy'amasengesho mu gitondo, bakamujyana mu marogi, bakamukubita ibisigara, bakamukubita ibimogi, Uwiringiyimana akareba nka mbega urugwa. Segereti yarayinyweye, ngo nubwo abapasiteri bamufashaga ngo baramutwaraga bakamushuka, bakamubwira ati ngwino tujya kuri konti yawe dusikanuza ibyo bifaranga ukuye, uturirimbo ukubise abantu bakizihirwa, bagakora mu mufuka, tuzane tukwereka ibintu dukora. Uwiringiyimana Theogene ngo abenshi bazi nka Bose Babireba, yego, hari ubwo yatahaga mu rucuku akarara munsi y'amafosi kubera ko ubwonko bwabaga bwanyagiwe kubera ibyo biyobyabwenge yahabwaga n'abapasiteri. Uyu Theo Bose Babireba ngo ubwo yikozaga i Buganda, burya naho ngo yaciye ibintu biracika, ngo yanararaga muri borodire. Hari agafoto kigeze gucicikana gacaracara ku mbuga nkoranyambaga, ngo Theo Bose Babireba yigaritse aryamye munsi y'igiti, n'akandi kagaragaye aryamye ku icyasi ya byeri arimo aminanuza, tukibaza ngo ibyo ni ibiki banyarwandakazi. Ariko ngo aza gusobanura yavugaga yuko ngo ari utuntu beditinze bakamuterekaho. Si ibyo gusa, dore ko mu mwoyo w'inda y'isi amakuru tuhakesha ari uko Uwiringiyimana yigize no kujya gusora Roza Muhanda agakubita ibinyoni. Ayiwe ko arakase mutwe bahu, uyu Roza Muhanda ngo niwe waba waramwigishije gucacamba wuncenje. Amakuru mfite nuko icyo gihe abapasiteri bari bakiri mu mwuka, bakajya bamuhuza n'abantu bari mu mwuka bataratangira kujya mu ndaya ziciriritse. Uyu Theo Bose Babireba ngo igihe yahuraga na Roza Muhanda, ngo nyuma yaho ngo umuntu wese bahuraga cyangwa umwari wese wabaga usengera muri ADEPR ngo yaramucacambuwaga, ngo baje guca urwaho Theo ngo yarabazengereje. Amakuru dukesha mu mwoyo w'inda y'isi ngo nuko Uwiringiyimana yaririmbaga mu majwi yombi na ya yandi y'umwami wo mu ijuru, wa undi wohereje mu isi. Ariko amaze guhura n'ibyo byanango yasigaye aririmba baze, ngo ni nayo mpamvu abantu batakimwumva, ngo asohora indirimbo ikarebwa n'abantu 1000.
kandi yaragezaga muri miliyoni. Amakuru dukesha mu nda y'umwoyo w'isi nuko Uwiringiyimana Theogene yavuze ko nta kintu azongera kuvugana n'abapasiteri ndetse n'abajya gusa nkabo kuko aribo bamutoje gucecembura ndetse no kunywa ibiyobyabwenge akaba yitandukanyije nabo. Yabavumye arabatuka arabatukuza abaha ba nyina, mbega ibintu nagahomamunwa ni n'agatangaza.